Yes guys, ndabasuje mbifurije amahoro y'Imana. Uyu munsi bishobora kuba bitari kugenda neza ariko ejo bikagenda neza. So uyu munsi nje kuri kamera ntabwo mwamumereye, abenshi bakunda kuyita kabyindi, uyite kabyindi cyangwa kamera byose birashoboka. So uyu munsi nzanywe no kubasubiza bimwe mu bibazo abantu b'aba YouTube bashyashya ndetse n'abamaze gukura kuri YouTube batajya bamenyera, ariko uyu munsi mbazaniye ubumenyi kugira ngo dusangire ibitekerezo. Nagendaga njya muri shooting ahantu hatandukanye ugasanga abana bari kumbaza bati eni rwose tubabarire udufashe uduhe idea kugira ngo natwe tugire aho tugera nkaho nawe ugeze. Nkabwira ninjye ubundi ahanini nkunda kugaragara inyuma ya kamera kuko njyewe ndi umukameramani, ndi umu-influencer rimwe na rimwe gutyo na gutyo. Yes, mureke dutangirane n'ibibazo bya mbere kuko nagiye mpura nabyo kuri set. Nagiye muri set nk'uko nguko abantu bakambaza bati ni gute video yacu yarebwa n'abantu barenga 1000 byibuze. Iki nicyo kibazo cya mbere bakundaga guhura nacyo. Ikibazo cya kabiri bambazaga bati ni ryari umuntu yagakoze share. Yes, ni ikihe gihe ubundi igihe ushyize video kuri YouTube ukenera gukora share cyangwa se abastar hari igihe badakora share bitewe. Ese wowe uribaza ni ikihe gihe ugomba gukora share kuri video yawe umaze kwa upload? Ikibazo cya gatatu nahuye nacyo kuri set barambazaga bati ese ni ukubera icyo usanga abastar badakora share? Turi kumwe please, ndagira ngo mbasobanurire turakomeza ibibazo byose tugende tubisubiza. Ikibazo cya kane barambazaga bati ese birashoboka guhembwa kuri YouTube ukoresheje phone yanjye? Yes, icyo kibazo buri muntu wese mu TikTok, mu YouTube, icyo bibazo benshi barabyibaza kameme. So turajya ku kindi kibazo cya gatanu, baribaza ngo nihe hanyorohera kuba nakorera video yanjye. Bano bari kuvuga kuri setting cyane, abantu bari kuvuga bati ese ubundi ni hehe nagakoreye, which place nihe nshobora gufatira video yanjye nka uploading kandi nkumva nta bibazo igize ku buryo hashobora kuryohera abafana. Yes, ikibazo cya gatandatu ari nacyo cya nyuma, nihe nakura amavideo n'amafoto bidafite copyright? Please guys, iki kibazo yaba mu YouTube ukomeye wa mu big lunch ariko twiraga ariko tujeho buri wese arakibaza kino kibazo. Buri wese aribaza ngo nihe nakura amafoto, video n'ibindi byose bidafite copyright, kuko tubura kuba ndi gukora icyegeranyo igiki nkakenera ya mafoto, nkakenera ibiki cyane nk'abantu bakora documentary kameme. Documentary ikenera amafoto adafite copyright, ikenera video zidafite copyright. So ibi byose rero tugiye kubiva imizingo turebe n'iki twakora. Nizere ko ugiye gukora subscribe. Gukora subscribe ntabwo ari inyungu zanjye, ni inyungu zawe, kuko iki kiganiro tugiye kujya tubungura ubumenyi. Ndakeka ko ntabwo iyo wakoze subscribe impamvu mvuga ngo ntabwo ari inyungu zanjye, inyungu zawe nuko byibuze nishyiraho video wowe uhita uyibona. Urugero, umuntu ufite abasabu miliyoni, abasubscribe miliyoni, n'umuntu ufite abasubscribe 1000 bashobora guhembwa amafaranga amwe, kuko nta hantu biba bihuriye kameme. Njyewe mfite abasubscribe miliyoni, wowe ufite abasubscribe 1000 ariko tugira views zingana, birangana. So ikibazo cya mbere rero sinzi niba nabihera ku murongo nk'uko mwagiye muyimbaza, ariko cyane cyane abantu bakunda kwibaza cyane ngo reka mpere kuri iki kibazo. Ndagenda nsubiza ibibazo bike kugira ngo n'ubutaha tuzabe turi gusubizanya ibindi bibazo ndumva ari byinshi ntabwo nabisubiza. Wowe uraza gukora subscribe kugira ngo tuze gukomezanya, ntabwo ndi bubatindire cyane. Nihe nakura amafoto na video bidafite copyright? Ndaje mbarangire application. Ndabizi neza ugiye gusubizwa application uri buze gukoresha kugira ngo ubone aya video. Application ya mbere rero ni nayo ndibuze kubabwira, application imwe yonyine, bita Pixel. PEXELS. Ndasubiramo cyangwa se mbivuge mu Kinyarwanda ni pa na e na x mu Kinyarwanda nta usobanura igira.
inara ndende, eno sinzi inara ndende n'intoya mu kinyarwanda zitandukanira kuko mu cyongereza nzi ko imwe ari eno indi ala ya nibyo ngibyo. Indi ni S A E X E L S nk'uko bimeze. So iyi application ndakushishikariza neza ko nta copyright uzahura nayo. Iyi application ni Insirimedia. Niba ushaka kwandikamo abantu bari kwihuta, bari kurenga utugare, abari kwirukanka, abari kwirika mashini, abari things like that, hose uzagenda ukuriye amafoto, kuriyo video zidafite copyright. Kuko nk'abantu bahura n'ibibazo, nk'abantu batarakora monetize, ntabwo waba watondekanyije video kimwe, bibiri, bitatu cyangwa se amafoto imwe, abiri, atatu ngo uzabone baguhaye monetize. Ntabwo bishoboka dia. Aha turakomeza twirukanka cyane, aho ndahabarangiye kandi nizera ko muzajyayo. Aha kabiri ndagusubiza ikibazo cya kabiri nicyo tugezeho, ntabwo ndi bubatindire umunsi, nta minota ndi bumare rwose kugira ngo hano ndumva ndi bubasubizemo nk'ibibazo nka 3 cyangwa 4 kugira ntabarambira, aho ukore subscribe kugira ngo ubutaha tuzabane mu kiganiro. So ikibazo cya kabiri ngiye gusubiza, ariko hano ngana bicuritse ntabwo nabitondekanyije, ndagenda nafatamo bike kugira ngo ubutaha tuzasubize n'ibindi bibazo bitewe n'ibyo wumvishe kandi n'ibyo ukeneye. Aha ni ryari nakora share dia, ndakwibutsa neza ko igihe cyose share irakenewe, ariko cyane cyane igihe ukimara kwa uploadinga video yawe. Mu minota ukimara kwa uploadinga video yawe, wowe first of all banzu yirebe, numara kuyireba uyihe ya watching time nini ifatika. YouTube nta kintu birebaho. Noneho icya kabiri uhite ureba ku kintu kigendanye na share buriya mu buryo kugira ngo video yawe iboosting ako kandi kigera kuri YouTube. Niba video yawe ifite iminota 10, umuntu wa mbere akayireba iminota 7, uwa kabiri akayireba iminota 9, uwa gatatu akayirangiza, uwa kane akayirangiza. Bihita bizamura icyo bita algorithm. Iyo algorithm wowe ntabwo ushobora gusharinga nka YouTube. Algorithm ni nka system ya YouTube, ni nka ziriya robo za YouTube ziba ziri mu kazi kose. Buriya YouTube ni urubyeyi, ziravuga ziti iyi video ifite message, hari ibintu byinshi iri gutanga, igahita yigerageza mu bantu, nibwo uzajya kubona ukabona kuri YouTube wa boosting ahantu hose watwitse. Iki wacyumvishe neza cyane. Urumva rero igihe uzaba umaze kwa uploadinga video yawe, ntabwo bikenewe ko ejo bundi ari gukora share. Izo share nta kintu zo zikimaze. Understandable? Right. Reka twibarize ahandi hantu. Batubaje bati ni ryari umuntu, iki twagisubize, ni ryari umuntu akora share. Ese ni ukubera iki usanga abasitari badakora share? Aha iki ngiki ndumva nacyo nibaza iki ngiki, ntabwo ndumva atari ngombwa kugisubiza uyu munsi. Nyine urumva wa musitari yakubiseho video, abantu bose bafite subscribe, zose za subscribe ziracyakora, ziracyari update, mbega ahita abona, buri wese ahita abona notification. Amara kubona notification y'andi ndirimbo ye, niba ari indirimbo akayireba akayirangiza, 5 bakayirangiza, 10 bakayirangiza. Aha akazi ka YouTube kaba katangiye. Ikindi ndagisubiza gutya, akazi ka YouTube kaba katangiye please. Ubwo YouTube itangira gusharinga mu bantu hirya hino ni uko nguko. Iki ngiki reka nigire ku kindi kibazo. Ese urashobora guhenga na YouTube ukoresheje telefone yawe? Akabazo numva ari akana dia. Yes, kubera ko iki kibazo ntabwo wanga nakana telefone yawe, waba ufite smartphone nini, murayibona iyi ni smartphone nini cyane, waba ufite ka kandi gatoya ka Airtel, kabereke aho ufite nk'aga telefone urakabona, benshi bakunda kudukoresha, mutagira ngo mutabona yambaye cover kamera cyangwa harimo amafaranga. Muribona neza? Yaha kamera wanjye n'amafaranga. Muribona neza? Iyi telefone ni Airtel.
Airtel tu imagine niba ariko bahita ntabwo mbizi njye ntabwo ndayitunga ariko nyine ndabamamarisha murabona ko aga telefone ni telefone ntoya ariko ishobotse. Iyi telefone kuri YouTube yaguhemba amafaranga arenga miliyoni na miliyari bitewe na content yawe ndetse n'ubushobozi bwawe. Iyi telefone gerageza urebe uburyo wowe ujya ahantu ubona ko kuri TikTok izi telefone ntoya ziri kugira ingaruka nyinshi ariko ntabwo ari nshaka gutindaho. Uri gusanga abantu baba content creator bari kuyifata bakayitunga akabyina ugasanga 100 byamufollowinze kandi umuntu nyine ari gukurura abantu no kuri YouTube yafungura channel umunsi umwe abantu bagahita bamukurikirana ukabona abonye subscribe 1000 n'amasaha yabonye bitewe na video yakoze. Ikintu ugomba gukora rero ni ufite iyi telefone yawe birashoboka cyane. Abanyarwanda dukunda ibintu by'ibisirimu by the way. Shaka uburyo umuntu agufatira amashusho wowe ujye harara umu content creator afata amashusho neza. Rero ushake uburyo nawe uvuga ngo abanyarwanda nyine turaba smart dushaka message cyane. Message watanze uragerageza uburyo ki utari gufatira ahantu mu bishara ahantu wajagaraye no. Gerageza ufate content yawe niba ari shooting ya video n'ijwi ugerageza uburyo uri bwumvikane neza kuko message y'ijwi ishobora kuruta message watanze muri video. Yes, dance irashoboka utari kubyina ariko mu gihe uri kubyina gerageza mu gihe uri gukora ibintu abantu bari kumva ndizera ko iyi sound yanjye uri kuyumva neza cyane uri kuyumva. So ndakeka ku nama nakugira niyo ngiyo nurangiza ufate megabyte zawe muri izi telefone za gatunga gaceze numva ariko bazita ushobora kugura iz'igihumbi bakaguha gigabyte ya buri munsi mu minsi 30. Ikiganiro cyawe niba watanze message neza ufite content nziza ishusho buri abanyarwanda ntabwo bakunda kurireba cyane bitewe na message uri gutanga cyane cyangwa se n'ikindi kintu wakoze kiryoshye bizagufasha kugira ngo ushobora kuyishyira kuri YouTube ari video imwe video yonyine iyi imwe igahita boostinga bitewe na bya bintu byose algorithm yagize bitewe n'utuntu turyoshye wagiye ushyiramo cyane mbere ni hano umutwe wawe wigura telefone gupfira ubusa wifata amayinite gupfira ubusa uri guscrollinga ku ma YouTube ama TikTok ushaka ama video y'abandi kandi wowe wakoze video zawe bikamacinga bikaba fresh gerageza ufungure umutwe wawe. Ubu hari igihe ushobora gufungura ikiganiro urugero ushobora gukora ikiganiro bahita nyikubita kuri YouTube ngiye mbyutse saa 4 z'amanywa nkahita nkora ikiganiro nkakeditinga amasaha 2 narangiza nkabyuka nkatembera urumva iyo maze kukeditinga mpita napodinga narangiza cya podinga nkahita nitemberera mu gihe gito cyane nkajya kubona ngo nakigeze mu 30 na cya 50. Icyo gihe umunsi wanjye ubugenze neza sinavuga ngo nahembwa ngahe of course kuko kumenya amafaranga umuntu ahembwa kuri YouTube nabyo tuzabigarukaho uburyo bigenda kuko buri muntu wese kuri YouTube agira amafaranga ye yanze ababwira amafaranga runaka kuri YouTube umuntu ashobora kwinjiza mu kwezi amake ashoboka. Urumva icyo gihe cyo ndi kwireberaho ni igihe cyanjye umunsi wanjye ubugenze neza. Icyo gihe rero ntabwo nicuza ko mbyutse amasaha runaka nshaka ubwo nakora ibiganiro bingahe kuri YouTube ushobora ku uploading ibiganiro nka 3 ku munsi birashoboka. Guys ikiganiro ndumva ntashaka kukigira kirekire ndagira ngo muri comment hano mfite ibibazo urumva ntabwo mbisubije byose muri comment uwa mbere umbaza ibibazo bikakaye ku buryo nzajya mbisubiza vuba biva mu nzira kandi bikagusigira ubumenyi ko ngewe muri agakino ndi mukuru maze n'imyaka irenga 6 twebwe twatangiye gukoresha ibintu byo kureba ku ma YouTube aya ma YouTube atarazana ko hariho ama application menshi nzagenda babwira mu kindi kiganiro. Icyo nagusaba cyangwa se ubishaka ariko cyangwa se utanabishaka ukabireka ni gukora subscribe kuko niyo bifitiye inyungu kuko ngiye ukoze subscribe nta kintu nunguka. Subscribe ni imibare niyo mfite ibimare 3000 by'abasabu nta kintu nge nunguka gusa wowe cyo wunguka ni ukuvuga ati kano kantu nagakunze ubutaha ndashaka kugira ne kureba kino kiganiro. So
thank you so much. Ntabwo ari nonaha turi kumwe ibihe byose. Ndabakunda Mr M nk'ibisanzwe, ariko amazina bisanzwe ni Emi. Turi kumwe rero, ubutaha mushyire muri comment ibibazo byawe. Ikibazo cyawe cya mbere nicyo nzaheraho. Thank you so much. Oh yeah.